uru ni neza bamwita eke ya ka nyuramo abo babanza ariko nta gisasu ufite ko bisonnye musake neza urebe ko nta gisasu eke ya ka kumanuka mo general ahantu urabona ute rebe ko nta gisasu winjiranye bisonnye ni igiki wahishe muri iyo myenda agiye gucekinga kuri kamera ngaro hanze bagusake barebe ko ntabyo winjiranye kuramo imyenda metero turanyura hehera wabaye ingoma z'abaporoso nabaye ingoma y'abaporoso shaka ne bahora neza si amafaranga se siyo yakuzanye Nasema na amafaranga nyine nzaza noza nyine kugira Imana ndibona ko igihe kisoje cyo kumvika zangata mwana wanjye iyi cano noneho barayikizwa n'iki koko cano iguze kamera ya miliyoni 3 reba kamera side kamera mikoro ni nshyashya tripod murazibona ibintu ni bishyashya gusa ngubu ahantu nibereye ni kuri hoteli ibintu ni uburyohe ni ibintu bishyashya gusa iyi cano turaza kubabwira amazina yayo iyi cano mugiye kujya mubonaho content zidasanzwe z'imiriro gusa tubahaye ikaze mwe mukunda mugakurikira ibiganiro bya Vanessa Inspire uyu munsi rero nkuko mubibona nibyukiye nda ahantu kuri hoteli ku mazi ndimo nifatira akantu kaka oseri kaka oderi sorry ntago ari oderi doseya ni aka oderi nyine ko kuri pisine ukuntu murabibona rero ahantu mba ndi narababwiye ndababwanira imikino muyireke kamerama uri kumbona ndimo ndakubona nyegera neza uzamuke ku nkweto urebe icyangwe mba mpagaze ndakubona rwose ku cyangwe cyawe turuka hasi iyo nkweto uri kuyifata neza ya nkweto iyo saha uri kuyibona ndayibona rwose ngwino tugende turi kuyibona ndabibona pisine urayibona ahantu ushobora kuza ukariragisingira ukaruhuka ubungubu iki kiganiro rwose turaza kubabwira cano murayibona pisine yes bahaye ikaze mwe mukunda mugakurikira ibiganiro bya Vanessa Inspire uyu munsi rero uyu munsi mumeze mute abakunzi ba Inspire abantu muri mu bihugu bigiye bitandukanye mumeze mute mutubwire uko mumeze mutwandikire muri komenti tuganire mutubwire ibyo dukora mubibona mute ese dukosora iki twongera iki mubona ibiganiro tubaha hari inyigisho birimo birabentateninga n'amatiku n'iki mutwandikire uko mubibona murumva nyine ibi bintu rimwe na rimwe nta bintu
rimwe na rimwe hari igihe wenda tuba dufite akantu gato k'inyigisho, hari igihe tuba dufite akantu gato tuje kubapudetinga, hari igihe tuba tuje kuruhura mu mitwe yanyu, twizaniye ba bantu banyu. Mujye mutubwira, mutwandikire tuganire, mutubwire muti uyu munsi ndanashimira, mbere na mbere nje gushimira mesaje z'ikiganiro nabonye ejo, abantu mwese mwatweretse ko turi kumwe ku gikorwa twakoze, ugusabana imbabazi na metere, nabonye mwarabikunze. Biriya nyine niwe muco, niko byagakwiye kugenda. Ntabwo igihe cyose tuba tugomba kubaho dufitanye ibibazo n'abantu. Ego hari benshi baba bashaka kubizamura, murabizi izi mbuga tubamo ni imbuga zuzuyemo amashyari n'amatiku n'iki. Nimutubona nyine twagiye mw'uwo mujyo, ntabwo tuba tubikomeje, ariko nta nubwo ngiye nkunda ibintu nk'ibyo by'amatiku. Nk'ubu nakoze ikiganiro n'umuntu bita Noheli, tuvuga ibintu biri kuvugwa, ntitwigeze tuvuga izina, ariko nyine ni kwa kundi ngutera ibuye ahantu akagira ikiza kuvumbukamo. Ubwo mushobora kuzumva ejo umuntu yicaye yiteretse agatangira, twebwe batwatatse inshuro nyinshi, baratuvuze, batugerekaho abagore, batugerekaho ibiki, amatiku, ibintu byinshi cyane, turaceceka. Ariko wakora ikintu ntiwavuze izina ry'umuntu, umuntu agatangira ukabona yabuze amahoro. Urabura amahoro kubera iki koko? Aya matiku kari mwe muba mwayazanye, mwayatangiye. Sinjya mvuga amazina y'abantu mu biganiro byanjye, muzabirebe, sinkunda kuvuga amazina. Ariko ngiye hari igihe ngenda ngasanga mwantotoye koko we, mwanyatatse, murarengera, mwataka n'imiryango. Nimujye mutuza, mwicare mutuze pe. Ubwo nyine umuntu ndi kubwira yiyumvise. Sinkunda amatiku, ariko niho mushatse ko tujya mu matiku tuyajyamo, ariko sinjya nyajyamo ngo mbigire birebire. Tuza rero wikarume rwose, dukorane neza, tubane neza. Ngewe ubu ngubu mba mfite ahantu nza gusubiriza umuntu. Ariko murabona ukuntu kugira YouTube channel biryoha. Kugira YouTube channel nta kintu cyiza gake. Saa 6 z'ijoro umuntu akitereka agasuhuza abantu, akagira gute. Ariko nyine nta bintu byinshi uyu munsi narinje kuvuga, gusa nyine abantu munkurikira muri ab'agaciro, nkomeje kubashimira urukundo mugenda mungaragariza, nubwo muba muri bake mutari benshi, ariko muri bake beza. Abantu mwese muza mukavuga muti Vanessa yashyizeho, reka turebe. Ewana mbakunda byimazeyo n'umutima wanjye mwese. Abantu mu nkunda uko muri ndabakunda, abantu mu nyanga namwe ndabakunda. Ubu nta mutima mubi, sinkivuga ngo umuntu yanyanze, ngo yamvuze, yagize ate. Mwebwe mujye mubikora uko mushaka, tubane gutyo. Gusa nyine mureke tureka amashyari. Ishyari ntacyo rigezaho umuntu. Uruganda twese dusoromamo cyangwa dutoraguramo ni runini, nta nubwo warukora urumwe ngo bikunde, cyangwa se nuko mbibona. Ubwo rero ngewe narinje kubashimira, wenda no kubereka kano ka video gatoya k'utuntu twagiye twinyuriramo, mbereka aho ba bantu banyu gatoya. Ibindi byo ndakomeza kubasabira amahoro kuri mwebwe aturuka ku Mana, imigisha. Abantu mwese mureba Vanessa Inspire, abarwayi Imana ibafashe mukire. Abafite ibibazo mwumve ko uyu munsi bishoboka kuba ufite ibibazo, ariko ejo bugacyana yandi. Uyu munsi ushobora kuba ukennye, ejo bugacya umeze neza. Wicika imbaraga, ndagukomeje. Ubuzima twanyuzemo cyangwa tunyuramo rimwe na rimwe abari amahwa, abari ibigeragezo, ariko ntago ariko bihora. Umuntu ufite ikibazo cy'inzu, Imana imufashe abone amafaranga yo kwishyura inzu. Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi, Imana imufashe abashe kubona uko yivuza kandi akire. Nimugane kwa muganga, mureke kuvuga ngo murasenga gusa, kuko baravuga ngo Imana ifasha uyifashije. Mu by'ukuri muganga ntago avura ku giti cye, haba harimo n'imbaraga z'Imana kugira ngo umuntu akire. Ndabasabiye, mbakomeza, mbatera imbaraga. Kuraje mu kazi kose ukora, ntugasuzugure. Mujya mubona ko nanjye nemera ngasangira
wenda n'umuntu ntagakwiye gusangira nawe simbizi bitewe nuko wenda mwebwe mubibona umwe akavuga ati we uri kwisuzuguza cyangwa uri kugira gute, ariko twebwe ntabwo ariko tubifata. Mu by'ukuri ubuzima ni ukugira gute, ni ukwicisha bugufi imbere y'abantu. So nimugerageze abumvise iyi message bayumvise, twicishe bugufi, turenzeho, dusabane, twishime, tubeho duseka kugira ngo tudasaza vuba. Ibindi byose burya abari inyongera. Burya umuntu afite ubuzima, mujye mwibuka no gusenga kabisa. Iyo umuntu afite ubuzima, waba udafite amafaranga, jya ushimira Imana. Ntabwo aka kaganiro nashaka ko kaba karekare, just kwari kugira ngo twiganirireho akantu gato. Mwandike muri message uko mubibona, uko Vanessa mumubona, ibyo dukora. Mbaye mbashimiye, amahoro y'Imana bane namwe. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao. Kupa cameraman uretse bagukupire.